abanyarwanda bari bahuje buzuzanya bakabamwereka sinakubwira, abasaza bagabirana, inshuti zigasabana. Mu gihe cy'ubukoroni, mu gihe cy'ubutegetsi bubi ndetse no mu gihe turimo, muri bo 8 baratabarutse, hanyuma abandi 39 baracyariho. Ninde wanyibutse indangagaciro mujya mwiga ku ishuri? Indangagaciro mujya mwiga ku ishuri? Kwitonda. Indi? Kirazira kurwana. Ikinyabupfura. Yego hejuru aho? Gukunda igihugu no kugikorera. Yego sha. Hari indi y'ingenzi mutari kugeraho ijyanye n'uyu munsi? Ijyanye n'uyu munsi turimo. Bakumpera amashyi menshi cyane. Indangagaciro y'ubutwari. Mwabyumvise? Babwiye ko turi kwizihiza iki? Turacyari mu kwezi ko kwizihiza intwari z'u Rwanda, kandi hano iwacu muri Gasabo, by'umwihariko mu murenge wa Rutunga, bajya batubwira ko u Rwanda rwagukiye hehe? Muri Gasabo. Niyo mpamvu tugira ni stade yitwa Isoko y'u Rwa Gasabo. U Rwanda rwaguka rwahereye hehe? Rwahereye he? Muri Gasabo. Bivuze ko turabambere mu kubona intwari z'u Rwanda buriye. Abantu barwaniye uru Rwanda bakarwagura bahereye hano iwacu muri umurenge wacu wa Rutunga mu kagari ka Gasabo. Sibyo? Turi kumwe n'abashyitsi rero, bashyitsi bahire, tubahaye ikaze. Turi kumwe n'intumwa y'umujyi wa Kigali, Johnson, uhaguruka ugasuhuza abashyitsi, abaturage ba Rutunga. Mu amashyi n'impundu nyinshi. Arakoze cyane. Araza kugira akanya ko kubibwira. Turi kumwe n'intumwa yaturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta, nawe yahaguruka tukamusuhuza. Araza kugira akanya gahagije ko kutuganirira. Turi kumwe kandi n'indi nshuti bazanye, nawe yaturutse muri Ceno, nawe yahaguruka. Murakoze cyane, karibu, tubahaye ikaze iwacu. Turi kumwe n'uhagarariye ingabo hano iwacu, yahaguruka akabasuhuza nawe. Ubwo yambaye civile ntibamumenya ariko niwe. Turi kumwe n'uhagarariye n'abajyanama b'umurenge wacu, by'umwihariko umunyamabanga w'inama njyanama yahaguruka akabasuhuza, n'abandi bajyanama bahari bahaguruka. Abandi bajyanama bahari muhaguruke namwe mu byubahiro byanyu. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umuryango mugari w'abarezi, aho muri turabashimira ko mwatunejeje n'umupira wari uryoshye. Namwe mwahaguruka mugasuhuza urubyiruko, mugasuhuza ababyeyi dufatanije kurera abana bacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Abajene, abanyeshuri bacu ngaho, dusuhuza ababyeyi, dusuhuza abarimu bacu. Murakoze cyane abana. Uyu munsi rero tubahaye ikaze mu murenge wacu wa Rutunga, abashyitsi, abaturage, abana, abarezi. Ni umunsi ukomeye nk'uko natangiye mbivuga. Ni umunsi dukomeza kwibuka intwari z'u Rwanda, badukoreye ibikorwa bikomeye. Ni indorerwamo zacu za buri munsi. Abana mwitonde, urusaku rukeya. Intwari zacu rero ni intwari zacu dukomeza kwibuka, tukibuka ibikorwa byiza bakoreye iki gihugu cyacu, kugira ngo natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu myigire yacu ya buri munsi, umuhinzi uhinga buri munsi, umworozi wa buri munsi, umukozi wa leta, umucuruzi mu kazi ke ka buri munsi, akumva ko agomba kuzirikana indangagaciro y'ubutwari mu byo akora byose. Itorero w'indatirwa abahizi ry'umujyi wa Kigali, tubahaye ikaze. Twanze kubaha ikaze tutarababona, tubahaye ikaze. Hano ni iwanyu mu rugo.
mwumvishe muri murumva neza umurisho w'ingoma ukuntu biryoshye. Baje kudutaramira rero, baje kuduhereza wikendi ishyushye iwacu muri Rutunga. I Kigali ibingibi babyishyurira amafaranga, ariko natwe batwibutsa aravuga ati mu mujyi mushya wa Kigali uri hariya Rutunga, reka abaturage baho urubyiruko tujye kurutaramira uyu mugoroba. Rero uyu wa gatanu ni ibyishimo iwacu muri Rutunga, twishimane n'itorero ryacu rero, itorero ry'umujyi wa Kigali, kugira ngo tuze kugira ibirori byiza. Reka twakire umuntu waturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe intwari impeta n'imidende, yegere imbere atugezeho ikiganiro. Nyakubahwa ntumwa y'umujyi wa Kigali, ba nyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye, zaba iz'ubuyobozi bwite bwa leta n'iz'umutekano, barezi, banyeshuri, banyarutunga muri rusange, turabasuhuje. Barakoze, bababwiye ko duturutse mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Ngira ngo wenda bari cyo mperaho, twitwa urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Ni ikigo cya leta gikorera muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Nge nitwa Ntagungira Spiriye, mu rwego ndi umuyobozi uyobora ishami rishinzwe kubungabunga ibicumbi by'intwari ndetse no kwamamaza indangagaciro z'ubutwari. Nagira ngo rero twishimiye kuba itorero yadutaramiye, ni byiza, ariko muduhe umwanya mutoya tunaganire ku mpamvu y'iki gitaramo. Murabinyemereye? Yego. Tugiye kuganira ikiganiro kigufi ariko kijyanye n'ubutwari bw'Abanyarwanda. Turi mu kwezi ko kwizihiza intwari z'igihugu. Muzi ko ku itariki ya mbere y'uku kwezi turimo kwa Gashyantare aribwo twizihije umunsi w'intwari. Intwari rero turazizihiza, niyo mpamvu tuba twaje hano ngo dutarame. Iki gitaramo ni icyo gusingiza intwari. Ngira ngo mbamare n'impungenge, ntago twaje kwibuka intwari, ahubwo twaje gusingiza ibikorwa byiza byagaragajwe n'intwari. Umuntu wese uko turi hano yakora ibikorwa by'ubutwari bitandukanye, ari nabyo bituma u Rwanda rukomeza kuba rwiza. Ariko intwari ziba mu bice bitandukanye, niyo mpamvu habaho intwari z'igihugu. Twese dukora ibikorwa by'ubutwari, ariko hari abakoze ibikorwa bigera ku rwego rw'igihugu, aribo tuba twizihiza mu bihe nk'ibi ngibi. Mu Rwanda rero iyo tuvuze intwari, ndabona turi kumwe n'abanyeshuri n'abarezi, wenda mufite igisobanuro mwize ku ntwari, ariko ndagira ngo dufate ijambo rimwe risobanura ubundi intwari. Intwari ni umuntu uwo ari we wese ukurikirana icyo yiyemeje kugeraho, hanyuma kikavamo igikorwa cy'ikirenga gifitiye abandi akamaro. Ibyo akabikora mu bupfura, ntagamburuzwe n'amananiza. Amananiza tuvuga hano niyo ashobora kuzamo urupfu, ariko nagira ngo mbabwire ngo ntago umuntu aba intwari kuko yapfuye. No mu ntwari z'igihugu dufite intwari zikiriho, dufite n'intwari zatabarutse. Muri uyu mwaka turizihiza intwari ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi by'iterambere. Abanyeshuri mu ndi hafi turi kumvikana? Mvuze ngo insanganyamatsiko yitwa ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi by'iterambere. Wenda bariyo nsubiramo, hanyuma tuze guha umwanya itorero ridususurutse. Twizihiza ubutwari ku nsanganyamatsiko ivuga ko ubutwari budasigana n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Impamvu turi ahangaha twishimye, turi kubyina, ariko hari Abanyarwanda b'intwari babigezeho kubera
kunga ubumwe. Niyo mpamvu ubutwari bushingira ku ndangagaciro y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Twagize amahirwe turi kubiganirira hano, ngira ngo na Yesu yabivuze, aha ni ku isoko y'u Rwanda, ngira ngo biragaragara na hano. Iyo tuvuga rero u Rwanda rugari rwa Gasabo ko turuvuga rwagutse kugeza ubu, rwabayeho hari abantu b'intwari. Turumvikanara? Yego, u Rwanda rwabayeho hari abantu b'intwari. Iyo tuvuga intwari rero ntago twaje kubabwira intwari zemejwe kugeza ubu, turavuga Abanyarwanda batumye uru Rwanda rubaho. Abanyeshuri muri kunyumva? Muzi indirimbo yubahiriza igihugu igitero cya gatatu, batangira ngo yego, ninde ushaka kuvuga hano? Batangira ngo icyo bari indirimbo igitero cya gatatu. Yego yego, mpereza uwo nguwo. Abakurambere b'intwari. Yego, reka tugezaho. Tuvuga ngo abakurambere cyangwa abakurambere b'intwari bitanze batizigama, baraguhanga uvamo ubukombe. Ninde bahanze abakurambere bavuga baraguhanga? Ninde? Ni u Rwanda. Uru Rwanda dufite rero uyu munsi turufite turi kwishima, turi kwizihiza ubutwari, kuko hari abantu babaye intwari bahanga u Rwanda. Iyo twizihiza ubutwari rero duhera kuri abo ngabo, duhera ku bahanze u Rwanda, tugakurikizaho abantu bagiye bakura u Rwanda mu bihe bikomeye by'amage, kuko uru Rwanda turufite ubu ngubu atari uku rwagiye rumera. U Rwanda rwanyuze mu bihe bikomeye bitari n'ibya vuba. No mu bihe bya kera mu mateka y'u Rwanda, u Rwanda rwagiye runyura mu bihe bikomeye. Ariko ubutwari bw'Abanyarwanda bugaragarira mu kuba nta banyamahanga bigeze batabara u Rwanda mu bihe bikomeye. Abanyarwanda ubwabo nibo bagiye bakura u Rwanda mu bihe by'amage twavuga. Wenda twatanga ingero ntoya. Duhereye ku bitangiye u Rwanda kugira ngo rubeho, twakomereza ku baguye u Rwanda. Abanyarwanda babohoye u Rwanda ku ngoyi y'ubukoroni, Abanyarwanda babohoye u Rwanda ku ngoyi y'ubutegetsi bubi rwanyuzemo, Abanyarwanda barwanyije bagahagarika jenoside yakorewe Abatutsi, Abanyarwanda bakomeje guhagarara ku busugire bw'igihugu barimo namwe twaje kuganira uyu munsi. Ibyo byiciro byose mpereye ku ivuka y'u Rwanda, murumva ko u Rwanda rwabayeho kubera ubutwari. Niba tuvuga ko u Rwanda rwahereye rero muri uru Rwanda rugari rwa Gasabo, abatuye hano Gasabo twakabaye turi abambere turi kwishimira ko u Rwanda rwabayeho hari abantu b'intwari barugizemo uruhare. Iyo tuvuga intwari, nababwiye ko intwari ntago ari umuntu udasanzwe, nababwiye ni umuntu uwo ari we wese yaba intwari. Ariko kugeza ubu intwari z'igihugu zirazwi. Hari Abanyarwanda bari muri ibyo byiciro byose nababwiye, kuva u Rwanda rwabaho, mu gihe cy'ubukoroni, mu gihe cy'ubutegetsi bubi u Rwanda rwanyuzemo, muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ndetse mu gihe cyo kurwanya no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, hose dufite Abanyarwanda bagiye baba intwari. Abo Banyarwanda kugeza ubu bemejwe mu byiciro bingahe? Intwari ziri mu byiciro bingahe abanyeshuri? Bingahe? Bitatu. Intwari twizihiza muri uku kwezi zemejwe mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ari nacyo cyiciro cy'ikirenga cyitwa icyiciro cy'imanzi. Hanyuma icyiciro kiyinga imanzi cyangwa cyungirije cyitwa icyiciro cy'imena. Hanyuma munsi y'imena haba ingenzi. Ibi byiciro uko mbivuze ni nako tubishyiramo abantu dukurikije uko bagaragaje indangagaciro z'ubutwari kurenza abandi, ni nako birutana. Hanyuma icyo nasiga mbabwiye abantu muri hano, twese twaharanira kuba intwari, ariko icyiciro cya mbere mbabwiye cy'imanzi nicyo cyonyine gishobora gushyirwamo intwari yatabarutse itakiriho. Kugira ngo umuntu ashyirwe mu cyiciro cy'imanzi aba yaratabarutse, yakoze ibikorwa kiriho, ariko
mu gihe atakiriho nibwo yemezwa muri iki cyiciro. Ariko imena n'ingenzi umuntu ashobora kugirwamo intwari akiriho. Bivuga ngo natwe turi hano byashoboka ko havamo abazemezwa kugirwa intwari z'igihugu. Twababwiye ko twitwa urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Utagishyirwa muri ibi byiciro yanashimirwa ku rwego rw'igihugu ahabwa umudari ari nawo twita impeta. Ni kimwe wahabwa umudari w'ishimwe. Intwari ebyiri dufite zatabarutse zemejwe mu cyiciro cy'imanzi kugeza ubu ni intwari yitwa umusirikare utazwi izina cyangwa ingabo itazwi izina. Bisobanura iki? Ntago ari umuntu runaka utazwa amazina, ahubwo bivuga ikimenyetso gihagarariye ingabo zose zitanze zirwanira igihugu kuva igihe twababwiye kuva u Rwanda rwabaho muri iki gihe, ndetse ahagarariye n'ingabo zizakomeza kwitangira u Rwanda mu gihe kizaza. Hanyuma habamo n'ingabo yo irazwi yashyizwe mu cyiciro cy'imanzi ariyo Major General Fred Gisa Rwigema. Hanyuma izindi ntwari dufite ubu zose zemejwe ziri mu byiciro bibiri, ariko bose bari mu mena. Bivuga ngo mu ngenzi nta ntwari iremezwamo kugeza ubu. Dufite intwari rero ziri mu byiciro twababwiye byose by'amateka y'u Rwanda kuva mbere y'ubukoroni, mu gihe cy'ubukoroni, mu gihe cy'ubutegetsi bubi, ndetse no mu gihe turimo. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ni intwari yo mu cyiciro cy'imena. Uwiringiyimana Agata yashyizwe mu cyiciro cy'imena. Intwari Niyitegeka Feresita yashyizwe mu cyiciro cy'imena. Rwagasana Michel, hanyuma n'abari abanyeshuri b'Inyange. Kuko ngize amahirwe nkasanga hano hari abanyeshuri, reka mvuge gatoya ku bari abanyeshuri b'Inyange. Abo mwita intwari z'Inyange ni abanyeshuri bigaga ku kigo cyitwa Ecole Secondaire Nyange kiri mu murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Ntago rero kwiga Inyange ari byo byabagize intwari, nta nubwo abigaga Inyange bose ari intwari. Abagizwe intwari ni abanyeshuri bahuye n'igitero cy'abacengezi kikabasaba kwitandukanya mu moko, hanyuma bakanga kwitandukanya, barimo n'ababizize icyo gihe kuko barapfuye. Abagizwe intwari rero nabigaga mu mwaka wa 5 n'umwaka wa 6 bose hamwe ni 47. Ubwo abarezi muri hano iyo twigisha intwari z'Inyange umubare urazwi n'amazina. Intwari z'Inyange ni abantu 47, muri bo 8 baratabarutse, hanyuma abandi 39 baracyariho. Subiza n'ikibazo mukunda kutubaza ngo ese umuntu yaba intwari akiriho? Mu Rwanda dufite intwari zikiriho 39. Abarokotse igitero cy'Inyange ku itariki nababwiye, ku itariki 18 z'ukwa gatatu 1997. Iyo tuvuga rero intwari muri iyi minsi ntago tugira ngo tubibutse abo bose batabarutse cyangwa n'abakiriho, ahubwo ubutwari bugaragarira mu bihe byose. Muri iyi minsi turimo turizihiza ubutwari twishimira ibyo twagezeho, ariko ntago byikora. Abanyeshuri n'abaturage ba Rutunga twemeranye ko ibyiza turi kwizihiza ntago byikora. Abantu babigiramo uruhare rero abo nibo bakora ibikorwa by'ubutwari, ni nabo bavamo abagirwa intwari. Kugira ngo umuntu agirwe intwari rero yaba iy'igihugu cyangwa n'intwari ku rwego ariho, hareberwa ku cyitwa indangagaciro. Ntago bisaba ikindi kintu, bisaba kugira indangagaciro. Zimwe mu ndangagaciro twasiga twemeranyije hano zirimo nko gukunda umurimo no kuwunoza. Ibi dukora muri iyi minsi, ibi turimo ubuzima turimo bitadusabye gupfa nk'abo maze kubabwira, twabigaragarizamo ubutwari. Twabigaragarizamo ubutwari gute? Twirinda ingeso mbi twakwita kirazira. Muri iyi minsi twugarijwe n'ingeso mbi zirimo ibiyobyabwenge,
uburara, ubwomanzi, uburaya n'izindi ngeso twakwita mbi. Izo rero ntago zatuma tugera ku butwari. Abanyeshuri turi kumvikana, mwifuza kuzaba intwari? Kugira ngo muzabe intwari rero ubihera uyu munsi, uhindura imyitwarire ikuranga. Umubyeyi mwiza uri hano, umuturage mwiza, ntago turi gusaba ngo mwongere mujye ku rugamba hanyuma mwitangira igihugu mumene amaraso. Ahubwo icyo dusaba, ese ibyo turi gukora tubikora mu bupfura? Ko nababwiye ko aricyo kiranga intwari. Ese ibyo dukora biba urugero ku bandi, ku buryo ese ejo ntagihari hari icyo abantu bazanyibukiraho nasize mu murenge wa Rutunga? Ibyo rero kugira ngo bigereho hari inshingano 3 buri muntu wese asabwa uko turi hano. Umuntu asabwa inshingano mu muryango we mugari, inshingano mu buryo butatu. Inshingano mu byo ukora, ibyo ukora ukwiye kuba ubinoza neza, ariko ntibinarangiriraho. Inshingano aho uba, mu rugo iwawe. Ese twazagira intwari tugifite abantu bari mu makimbirane avamo no kwicana? Ntago byashoboka. Twazagira intwari tugifite abantu babaswe n'ibiyobyabwenge? Ntago rero byarangirira gusa kuko tubivuga mu buyobozi, ahubwo ubutwari buhera mu buzima tubamo umunsi ku munsi. Kubera rero uyu munsi tugomba gutarama dusingiza intwari, nagira ngo ngana ku musozo nongere mbibutse ko hano ni ku isoko y'u Rwanda. Ntangira nababwiye indirimbo yubahiriza igihugu, niyo nshaka nanone gusorezaho. Tuvuga ko ururimi rwacu rugira gute? Ruraduhuza, hanyuma umuco dusangiye ukaturanga. Umuco dusangiye rero twishimira ko dufite umuco umwe urangwa n'indangagaciro nyinshi navuze. Ariko nagira ngo uyu munsi Banyarutunga musigarane ko iyo tuvuga umuco ushingiye ku ndangagaciro z'u Rwanda, ubu ziri mu ndangagaciro 4. Ni nyinshi ariko nibura musigaranizo. Indangagaciro remezo ni 4. Hari 3 tuzi ziri mu kirango cy'u Rwanda. Iya mbere ni ugukunda igihugu, gukunda umurimo, hanyuma indangagaciro y'ubumwe. Izo zose rero ziherekezwa n'indangagaciro ya 4 yitwa ubupfura. Nagira ngo nsoze nsaba Abanyarutunga kurangwa n'ubumwe, gukunda igihugu, ariko no kunoza umurimo mu byo dukora, ari byo bitanga umusaruro binatuganisha kugera ku gihugu twifuza. Ari nayo mpamvu uyu munsi nk'uyu tuba twahuriye hano ngo dusingize intwari. Nababwiye ko rero ururimi rwacu ruduhuza. Ururimi rwacu ruduhuza ni uruhe? Ikinyarwanda. Yego, ni Ikinyarwanda. Muri iki gihe twizihiza ubutwari rero tuributsa n'abantu kunyurwa no kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Nagize amahirwe, turi hano n'abanyeshuri n'abarezi ndetse n'abakozi muri rusange, abantu bumva yuko kuvuga Ikinyarwanda biteye ipfunwe, ahubwo kubyumva gutyo nibyo biteye ipfunwe. Ururimi rwacu ni Ikinyarwanda, kandi nababwiye ngo kugira ngo abantu babe intwari bagira ubumwe. Ntago abantu bagira ubumwe rero batumvikana. Imwe mu gituma abantu bumvikana nuko bavuga ururimi rumwe. U Rwanda rwacu rero rushingiye ku rurimi rumwe rwitwa Ikinyarwanda. Dukwiye guterwa ishema no kuvuga Ikinyarwanda, hanyuma twagera no mu zindi ndimi tukazivuga uko ziri, ariko tudatewe ipfunwe no kuba tuvuga Ikinyarwanda. Ntago umuntu uvuga Ikinyarwanda neza bivuga ko ari umuturage, ahubwo uwo niwe muntu uri ku isoko. Hanyuma no mu gihe ugeze mu zindi ndimi ukazivuga neza. Kandi mu gusoza iki kiganiro rero nagira ngo nongere mbibutse insanganyamatsiko tugenderaho uyu mwaka, ariyo yitwa ubutwari budasigana n'ubumwe bw'Abanyarwanda, bigaragaza ko ari byo nkingi z'iterambere. Hanyuma nongere mbibutse ko umuco wacu niyo shingiro y'iterambere tugezeho, rishingiye ku ndangagaciro 4: gukunda igihugu, kunga ubumwe, gukunda umurimo no kuwunoza, ndetse no kurangwa n'ubupfura.
bayobozi mu nzego zitandukanye, barezi, banyeshuri, banyarutunga, nagira ngo soze mbashimira ariko mbifuriza kurangwa n'indangagaciro z'iki z'ubutwari. Murakoze, murakarama. Amashyi menshi mve, ikiganza hejuru, ikiganza hejuru, abazaba intwari ibiganza hejuru. Murakoze cyane. Nagira ngo twakire umuvugo, umuntu waturutse muri GS Kayanga, hanyuma itorero mube mwitegura, umuvugo uravaho muhita mukurikiraho. Kubagezaho umuvugo nitwa Niyigena Sharon. Umuvugo: ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi y'iterambere. Ngaho rugira ngabiye inganzo ruremamaye gushira amanga, ngo mvuge ubumwe n'ubutwari bw'Abanyarwanda mu mwanya mvuga ijambo. Kera Abanyarwanda bari bahuje buzuzanya, bakabumwereka sinakubwira. Abasaza bagabirana, inshuti zigasabana, ubumwe bukaba mu Banyarwanda. Dutarama bigatinda, ubukwe iwacu bugataha, kuko twari duje dusenyera umugozi umwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda ni inkingi y'iterambere. Erega mu ntangiriro u Rwanda rwa Gasabo rwari igihugu gito cyari mu karere k'ubu ka Gasabo, ariko mu bakurambere mbere y'uko bahanga igihugu cy'u Rwanda cyari igihugu kigari cyageragaho ijuru riterwa inkingi. Ubutwari inkingi y'iterambere. U Rwanda rwa Gihanga rwahanzwe n'iyakare rwagurwa n'abana barwo. Ubutwari ni inkingi y'iterambere mu gihugu cyacu. Ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda bwatumye igihugu cyaguka, bahuza umuco n'imyifatire. Niyo mpamvu yatumye u Rwanda rwiyongeraho impugu zari zirukikije mu bihe bitandukanye nk'Igisaka na Nduga. Ubutwari ni inkingi y'iterambere mu bumwe bw'Abanyarwanda. Umuco w'ubutwari mu Rwanda ufite imizi mu mateka y'igihugu cyacu. Kuva kera indangagaciro y'ubutwari yatumye u Rwanda rwanguka. Mu Rwanda ubutwari bwagaragazwaga no kwitangira abandi mu bihe byari bikomeye, rurahangwa, ruraguka, ndetse rurenga ibihe rwari rukomeye rwanyuzemo mu mateka yarwo. Mu Rwanda ubutwari bwagaragazwaga no kwitangira abandi mu bihe bikomeye. Ubutwari nibwo bwahanze u Rwanda, burarwagura, buruteza imbere no mu bihe bikomeye rwanyuzemo. U Rwanda rwagobotswe n'Abanyarwanda b'intwari, barwitangiye batizigama. U Rwanda rwuje ineza n'urukundo. Ubutwari ni inkingi y'iterambere. Dusenge dushima Rugabe waduhaye ubutwari, tugaca amacakubiri abazungu badusizemo. Ubu tukaba twubutse ubumwe bw'Abanyarwanda. Duharanire kubaka igihugu cyacu cy'Ubunyarwanda, twubatse umwe, twimakaza kuvuga ndi umunyarwanda. Ubutwari ni inkingi y'iterambere mu gihugu cyacu. Ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda ari byo bituranga. Duhimbane natwe kujya mu byiciro by'intwari, ari ry'imanzi, imena n'ingenzi. Ndabona uwavuga intwari z'u Rwanda rwuje ineza, ubumwe n'urukundo bwacyo bukira. Reka ncumbikira nzasubukura ubutaha. Yari umuhanzi utari umuhanga, kuko umuhanga ari iyamanzi, kamagana ubwenge n'ubushishozi. Niyigena Sharon. Ese mugenzi wanjye mwari w'u Rwanda, wambabariye ukusi iki kivuka avuga imyato ku bumwe bw'Abanyarwanda. Reka nsimbe nsingizi yampanze, nsasa umusambitsa bw'umusanzu, nsuka amasengesho ku yaduhanze. Ni rwema rwujije abahijabiro, rwuje neza n'impuhwe nyinshi. Mu buhanga mpanga impamvu mparire, mpimbe nshire n'impumu, mbwira abari aha mwese ni ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi y'iterambere. Dore u Rwanda rwambaye Imana, rwambutse inyanja ibihumbi, ururinze konda ruranda, ururinze urwirura umweru mwimanye. Ubumwe, iterambere n'urukundo tubona none byubatswe n'imbaraga z'ubutwari bwaranze abakurambere batubanjirije, n'urukundo bakundaga igihugu cyacu. Mana, twakumvaga mu mateka, tukagutekereza nk'utaha kure, aho utahiye muri tugatura, ukatuvura wa mwaka twatewe na wa mwaka. Turaha muri nsi tugushima uyu mwaka ndetse n'indi gihumbi yahise hacu, cyane cyane iyo dusabitse mu myaka 31 ishize. None ubu tujya gutora dusize duteretse, kubw'umutekano tugataha dutarama mu gihe abandi babo bataruka, kubera ubumwe twabakiwe n'abatubanjirije n'ubutwari bw'abaranzi. Ese zo ntwari murazizi? Imanzi, imena n'ingenzi zitangiye urwatubyaye, zikubaka urwo twifuza, rwuje ituze n'urugwiro rwinshi. Iyo manzi Fred Gisa Rwigema, n'izo mena Gata Uwiringiye Imana, tutibagiwe n'abanyeshuri b'Inyange.
erega ntiribara mukuru nk'umuto waribonye uko ndeba ndi mutoya ariko ibyo mbabwira mbizi neza kuko nabibwiwe na mama umbyara kandi arankunda ntiyambeshye. Maze ndi umunyarwanda turange itorero ritugenge ukuri n'urukundo bitwamamaze amahanga yose aturirimbe maze dusigasire umuco w'ubutwari. Inkingi y'iterambere inguni zose urukundo rusagambe mu rwatubyaye ubutwari bube yego amacakubiri abe kirazira mu rwa Gasabo. Sugira usagambe torero ryiza komeza utere imbere mu kwigisha abawe gukora neza. Ndi umunyarwanda turange twese tubinkore neza bandebereho. Nzavuga kandi cyane iby'ubutwari bw'iwacu kuko bwatumye Gasabo rwaguka mu bukungu no mu iterambere rihamye. Gukunda bibi byacu duha agaciro ubumwe n'ubutwari dutarame nk'abakera badusigiye umurage w'ubutwari maze amahanga twamamaze. Ubwo butwari bwatumye umugore ahabwa ijambo nanjye nkaba mpagaze imbere ntamagarara n'impamo yose njye navuga ko ubutwari bufite ijambo. Haranira gusiga inkuru nziza imusozi maze nawe uzahabwa impeta y'umurinzi maze twubake u Rwanda twifuza. Ibihembo ni byinshi kandi nawe byakubera sugira usanga uwo mudari maze nawe uzaririmbwe mu ntwari. Nicyo duharanira twese kuba intwari z'urwatubyaye kuko twifuriza ibyiza ingobyi duhetse twese nk'abanyarwanda maze uru Rwanda rwizerwe rwisunge rwiganwe rwigire rwigenge rwishime rwambare ruberwe nk'uko bikwiye rutinwe cyane igisumba rukundwe. Murakagira Imana. Yari umusizi utari umusinzi usiga bagasigara bagasiganuza akaba umuhanzi utari umuhanga kuko umuhanga ari uwamanze. Ineza Alpha Bonete. Murakoze.